ubwo twararyamye ndasinzira nabwo sheri kutahindukira bite ko yamziye warabinyibwiriye naratunguwe cyane. Okay, ndahindukira nzikajya gukora ibyakora ariko urumva ko yaragize umujinya. Nandi tegura nyine nk'abandi bagore bose ahita amena mu rusenda rw'ifu. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye. Twerekeje iburengerazuba mu karere ka Rubavu umujyi rwagati niho turi, niho urugendo rwacu rwerekeje uyu munsi. Nyarango muri kureba uyu mubyeyi uri kuri kamera niwe tugiye kuganira. Afite ubuhamya butoroshye ariko nanone burimo inyigisho nkuko mubizi ko ubuhamya buri mu bice byacu tujya dufata kandi bikigisha abantu bagiye batandukanye. Uri nawe rero tumusanze naha yari yaraduhamagara tubwira ngo afite ubuhamya azaduha. Bibaye ngombwa ko mu gihe turi naha nawe tuvuga ngo reka duhamagare wa mama aduha ubuhamya bwe, dore ko ari ubuhamya buri bufasha umuntu wese udukurikiye n'ubwumva ko ubuhamya buremereye cyane. Muraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Umeze neza? Turaho ndashima Imana. Uratangira wibwira abantu badukurikiye amazina yawe. Okay. Nitwa Nosiata. Anosiata. Anosiata hari ubwo si izina rimwe na amazina abiri. Nitwa Nosiata n'icyo bakunda kunyita. Amwiranga muntu handitsemo Anosiata? Rimwe gusa? Anosiata. Cyangwa irindi ntago ri Nyiramutuzo. Nyiramutuzo. Uratuza se? Ndatuza cyane. Rimwe na rimwe? Ndatuza. Ujya uhura n'ibigeragezo ugatuza cyangwa urasakuza? Ugomba kubicamo ugatuza. Ugatuza. Anosiata ubwo ibwira abantu badukurikiye rero mu rugo ni hehe, wavukiye he? Banje kubasuhuza abankurikiye bose. Navukiye mu karere ka Gakenke. Naje naha ngiye gushaka umugabo. Waramubonye? Naramubonye, ni bya bindi bw'iki gihe naramubonye. Imana ishimwe ko wamubonye, abandi baza gushaka abagabo ntibababone. Oya naramubonye. Ahubwo ugiye kurangira abantu benshi badukurikiye ukuntu wamubonye. Wamugoye ku muhanda se, mu rusengero, mu isoko? Oya ntago namukunye, n'urugendo rurerure. N'urugendo rurerure. Imana niyo byose. Komeza utubwire rero mugeri Rubavu. Tugeri Rubavu turabana ari sheri na shushu. Jya koga sheri tugiye koga. Ariko mu minsi mike, mezi 2 yonyine maje gushaka ahuye n'ikigaragazo bise umugabo. N'ikigaragazo cy'umugabo akageza tukaryama, ngiye nkaba nzenda hasohotse agiye hanze. Umva abantu bari muri salo bari kunywa byeri. Kavuga ati nkagenda nkagira ngo n'umukozi, agenda nkasanga umugabo uri kumwe n'indaya. Mu nzu yawe mubana? Inzu yanjye tubana. Arangiza ati madam byuka ugenda unekera icyayi. Ubwo nkaryari? Ninjoro saa 10 za mu gitondo. Utenekera icyayi unekere n'ibya mu gitondo. Akiri kumwe sheri wanjye yaje. Ati se nge nago ndi sheri wawe wowe? Regura shaje, hano hari abana batoto. Ugombaho mu bwo buryo akaryama nkakora amashuka nkayamesa. Ntarayeho. Akaba nigihaje n'uwo mukobwa akabyuka bakambyutsa ku buriri ngo va ku buriri turyame, nkajya mu cyumba cy'abashyitsi. Mbaho mu bwo buryo. Nzakuganiriza mama twari duturanye, ndabwo ariko birandambiye pe, ngiye kuva mu rugo. Yambwiye ati wowe uva mu rugo ntugasenye, uriya hari abadamu baba bafite umutima. Yego. Hari umudamu ugisha inama akakugira inama ya nyayo, ariko hari n'ugisha inama akakugira inama yo kugushuka. Ati vamo rwose. Ahubwo akagushigikira. Yego. Akaba ari kuva ruvemo ngo winjiremo. Hari ababuze abagabo. Ubwo angira inama ambwira ati hari umuganga nzi, eka tureko yaguha umuti, ntazagire undi mugore n'umwe wongera kwifuza usibye wowe.
ubwo ngewe kwifuza umugabo kuvuga ngo umugabo mbana n'umugabo nari nkamushikiwe cyangwa umukozi wo mu rugo. Nari nk'umukozi wo mu rugo kuko yarazaga akajya niyo ndaya nkamesa nkategura ibyo bya mu gitondo nkateka n'icyayi. Barigiye bazanaga umukobwa umwe cyangwa yarahinduranyaga? Uwo yazanye uyu munsi si we yazanaga ejo. Ubwo ngubwo mba ndagiye umudamu arambwira ati nshaka kujyana ku muganga. Mbwa nse nuwaganaye ni hano hafi n'uwi Rubavu. Ntabwo ari wa wundi wa mbere? Ntabwo ari wa wundi wa mbere. Ntabwo ari wa muganga wa mbere bakujyanye? Kuko telefone barayinyibye nta nimero ze nari ngifite. Nta nimero ze nari ngifite. Ubwo ama nimero z'uwo muganga ndamuhamagara. Maje kumuhamagara arambwira ati madamu ufite ikihe kibazo? Ndamubwira nti umugabo yaranjujubije. Mbayeho nitwa umugore ariko sindi umugore kuko ibyo byo mu buriri byo bagore n'abagabo bakora murabizi ntabyo ntari nkibona. Ibyo bintu byose byari biri kukubaho umubyeyi wawe mama we yarabizi cyangwa ari warabicecetse? Nabicecetse mbeza mu mutima. Yego. Kuko uramutse ubibwiye umubyeyi avuga ati mwana wanjye vayo. Nanjye ndateka. Kandi washakaga kubaka wowe? Nashaka kubaka. Ubwo mbaho gutyo umuganga arambwira ati vayo nguha umuti urabona itandukaniro. Ndizera ndavuga ati mana ubwo nari nsigaye naramenye gusa ubundi mugabo wawe ugenda uteke neza umunsi musangire unasase umunsi urara ku buriri bwawe ntabwo urongera kurara mu cyumba cy'abashyitsi. Nta handi guseka. Ese bibaye kuko birakora? Ni ukuri birakora cyane. Mba ndagiye ariko nkagenda mfite ubwoba n'undi ntabwo birakora n'undi ntabwo bikora sinzi ko nacumuriye Imana. Ese undi Imana nakoze iki? Ndagenda ndakaraba ndateka ndasasa nanjye umunsi ndarana n'umugabo wanjye umva ko indaya zigenje zantwaye abagabo. Ndasasa nanjye nteramo agakanzu ncara mu ntebe ntegereje umugabo. Umugabo wanjye yaraje nisize ka hagati mu kiganza no ku maguru no mu maso ati madamu wiriwe sino no byagenze gute uyu munsi. Azavuga neza? Avuga neza cyane umutima ati mana yanjye Imana urakoze. Ati asa abana baryamye? Yari mufitanye abana bangahe? Mfitanye abana 2. Ariko ibyo byose niyo yabikoraga ntiyibukaga ko yabyaye. Yego. Ubwo ndambwira sherive yo ku meza ngizo kese uri kuzikura he kundi kwinyigira nka twaturaya twanye ngenza nahanga. Avuga gutyo hari no sheri ndari wivuga gutyo naga ari byiza ndanye ndatuza nyine. Mugabo tujya ku meza turaryama noneho nanjye mbona kuri bya ndi narabuze amezi yarabaye 8.